Buri wese muri twe arashaka gukira, kwishima no kugira ijambo. Dusoma ibitabo, tukareba video ziduhumuriza, tunashaka inzira ya bugufi yatugeza ku nzozi zacu. Gusa ubu buzima ntibujijishwa. Ukuri nuku, ubuzima bugira ukuri kutaryohereye na gato, kandi utegetswe kukumva cyangwa ukaguma aho ngaho uri. Hari ibintu umuntu wese akeneye kumva kandi akabyakira kugira ngo atangire kubaho byuzuye, anisobanukirwe kurushaho. Nge ngiye kwibanda kuri ibi bintu 10 byonyine. Icyambere, nta muntu n'umwe ugukeneye. Muri ubu buzima iyo amagara aterewe hejuru, buri wese asamaye. Ababyeyi bazapfa vuba cyangwa kera, inshuti zawe muzagenda muburana, n'uwo muntu mukundana mushobora gutandukana. Uzasigara ni wowe wenyine. Nta muntu n'umwe uzabaho abereyeho wowe ngo agukemurire ibibazo cyangwa ngo akugeze ku gasongero. Nta n'umwe uzagutabara kubera ibi bintu. Ubwoba, kwishidikanyaho no kugira ubunebwe, nta n'umwe ubyitayeho. Niba wumva ufite intege nke ukaba utabayeho kubishaka, ayo ni amahitamo yawe. Ubwo buzima ubayemo ni umusaruro wo kudakora cyane, uburyo ubayeho n'ibitekerezo ugenda usubiramo mu bwonko bwawe. Nibyo ibyo mvuze ni ukuri. Byose biri mu mutwe wawe, kandi byose bishingira ku mahitamo ugenda ufata umunsi ku munsi. Gusa humura, hari urufunguzo. Iminyururu yose twiyubakiye twanayisenya bigakunda. Dushobora gutegereza igihe cyiza tukiringira abandi bantu. Gusa ukuri kurarura kandi ntawe kurenganya. Uri uwo uri we kubera ibikorwa ukora, kandi umutima wawe wagakwiye kuwushyira kuri iri hame. Confidence cyangwa kwigirira icyizere ntabwo bituruka ku nshuti ufite, ahubwo biva mu kwifasha wowe ubwawe. Iteka uziha agaciro atari uko bagukomeye amashyi, ahubwo uzakiye muri cya gihe wageze ku byo ushaka, nta muntu n'umwe ubimenye. Nutangira kugana mu nzira zikuganisha aho ushaka, ujye wiha urukundo, kwiyizera no kwifasha aho kubishakira mu bantu. Nyuma y'ibyo ibikurikiraho ni ibiza bikagenda, ni imibare. Umva neza aya magambo. Ni wowe muntu wenyine uzagumana nawe ubuziraherezo, kandi niwe wagakwiye kuba uwa mbere mu buzima bwawe. Icya kabiri, nta kintu na kimwe gipfa kubaho gutyo. Reka mbisobanure. Urukundo rudafite icyo rushingiyeho ntirubaho. Uwo ni umugani abana bato bizereramo. Hano hanze niba ushaka guhabwa agaciro, kubahwa ukanakundwa, utegetswe gutanga impamvu ituma baguha agaciro. Ukeneye kuba umuntu wakenerwa. Arega buri wese aba akeneye inyungu mu rukundo, kuzamura amarangamutima, kugabanya irungu cyangwa ubutunzi. Ibyo ni ibisanzwe. Buri kintu cyose kigukikije cyubatswe ku nyungu z'abacyubatse. Ibicuruzwa, amafaranga, amarangamutima ndetse n'intege nke. Muri make, niba nta kintu utanga, ntabwo ukenewe muri sosiyete. Ikibabaje nuko nta muntu uzagukunda kubera ko uri ku isi byonyine. Nta nubwo uzabaho mu buzima bushimishije mu gihe ntacyo utanga nk'ingurane ku bandi, kandi uzamara ubuzima bwawe bwose ubabaye nutagira icyo ubikoraho ngo ubihindure. Iyi si ntabwo ikunda abanebwe, abatizerwa n'imburamumaro. Ngaha wibaza iki kibazo: ni iki wahereza iyi si n'abantu bagukikije? Ndavuga bo mubana mu kazi, mu rugo, mu rukundo, kwiyitaho ndetse n'uburyo utekereza. Izi zose ni indorerwamo. Abo mubana mu kazi, mu rugo, mu rukundo, kwiyitaho ndetse n'uburyo witekerezaho zigaragaza uwo uri we, apana uwo ushaka kuba we. Niba utagirira abandi umumaro, ukora icyafasha inshuti zawe, ugahitamo kurya utw'abandi kandi ntubiture, uwo mubana igihe kizagera uhagarare. Ni vuba aha cyangwa kera. Abantu ntabwo bafite impano zo kuba hafi yawe kubera ko uri ku isi byonyine. Intsinzi ntabwo uzayigeraho kubera kuyitekerezaho byonyine. Buri kimwe cyose muri ubu buzima kigira igiciro, gusa igiciro ntabwo ari amafaranga gusa cyangwa izina ridasanzwe. Nge ndavuga agaciro kazanwa n'ibikorwa ukora umunsi ku munsi, imirimo y'amaboko yawe cyangwa impano ufite. Nge ndashaka kuvuga uko ufasha isi gukikije. Niba ushaka ko isi ifungurira amarembo, ni wowe ugomba guhaguruka ugafata iya mbere mu kuyafungura, wowe ubwawe. Agaciro kawe ntabwo kiyongera kubera amagambo uvuga, ahubwo kiyongera kubera ibyo ukora n'imihigo wesheje. Uko wubaka ubuzima bwawe, uko ukorana n'abantu, uko ushyira mu bikorwa gahunda zawe. Niba ushaka intsinzi, fata risike.
ushaka ubuzima bwiza burwanira umunsi ku munsi, ushaka ko akubaha, kora ibikorwa bituma abantu bibwiriza kukubaha. Muri make ibyo uzabona byose ni umusaruro w'ingufu n'umuhate wawe, kandi ibi bintu ntibigutera ubwoba, ahubwo bibi bigutera umwete, kubera ko buri kimwe kiri mu biganza byawe. Amakuru twese tuzi ni uko isi iri guhinduka ku muvuduko, kandi niba utari kwiga ukabana neza n'abandi, ugakomanga n'ahantu hose hari amahirwe, uzasigara inyuma. Inama naguhereza ni uko wagerageza kubana n'abantu muhuje intego kugira ngo mufatanye urugendo. Iyi YouTube channel nkunda gucishaho video zifasha abantu mu buryo bw'imitekerereze, kwiyitaho no gutera imbere. Nukora subscribe kuri Toros Films, uraba ubaye umwe muri twe, kandi nukanda kukayogera uzajya ubona video zacu mbere y'abandi. Intego yabyo ntabwo ari ukugwiza abadukurikira, ahubwo ni amahirwe kuri nge nawe. Icya gatatu, buri kimwe kigira igiciro. Akantu kose ukeneye, intego ndetse n'inzozi bigira igiciro. Niba ushaka kubaho neza nk'uko ubishaka, witegure kwishyura ukoresheje imyaka myinshi yo gukora utaruhuka kandi wiyima ibikurangaza. Ushaka amafaranga, itegure kubura amahoro, guhangana na stress no kumva urambiwe rimwe na rimwe. Urashaka urukundo, iga kuvuga neza, gusa neza, kandi witegure kwiyima ibikunezeza kugira ngo ukunda abone kumwitayeho ndetse wanamwitangira. Buri kimwe cyose ushaka ugomba kugitangira ingurane, uko ni kw'isi iteye. Ibiganza bitarekura ntibihabwa. Buri kimwe cyose wageraho gikenera kuhomba ikindi. Ikosa rikomeye wakora ni ukumva ko wagera ku kintu cy'agaciro udatanze igitambo cyacyo. Ntukemere ko bagutuburira ngo bakubwire ko hari inzira yoroshye igana ku bukungu ibaho. Oya, ahubwo nta nubwo iyo nzira izabaho. Ubumenyi na diplome ntabwo biza nk'umurabyo. Ntabwo wabera hose icyarimwe, cyangwa ngo ukorere byose icyarimwe, cyangwa se ngo ugere kuri byose icyarimwe. Ntibishoboka. Kugira ngo ugere ku kintu cy'umumaro, ukeneye kuri ikintu cy'agaciro gake kigasigara. Ni ibyo gusa. Buri mahitamo agira ingaruka. Hitamo ikintu cy'ingenzi kuri wowe, ugishyireho umutima wawe wose. Nugerageza kwiruka ku nkwavu nyinshi, nta na rumwe uzafata. Ariko niwumva neza uku kuri, ukakwakira neza, duko ufite tuzatangira kukunyura. Nutera intambwe yindi, uyitere mu mahoro. Uzatangira gukunda ibyo ukora, kandi ugenda umenya neza aho werekeza ingufu n'ubushobozi. Iki ni cyo gihe ibyo ushaka bizatangira kwitwa inyungu kurusha uko byaba ingurane. Sinzi niba uri kumva iki kintu. Iyo uzi icyo uharanira, ingufu ushoramo ntabwo ziba zikiri igihombo, ahubwo byitwa imbaraga zawe. Icya kane, nta na rimwe uzasanga witeguye. Abantu benshi nanjye ndimo bahora biteguye ko hari igihe kizagera bagatangira gukabya inzozi zabo, ariko imyaka iraducika tukiri mu kwitekerezaho. Gutegereza igihe cyiza ni umutego ukomeye utazigera wivanamo. Bihwanye no gutega umutego utazigera ufata umuhigo. Igihe cyiza ntikibaho, cyo kimwe nuko kwitegura bihagije bitabaho. Icyizere ntabwo gitangirana urugendo, ahubwo kiza iyo ugenda usatira iyo ujya. Ubumenyi n'ubushobozi biraguka iyo uri mu kazi. Kwitega hazaza ntukore ni nko kurota ugana iyo ujya, ariko umenya yuko utazagera iyo ukangutse. Iyi si yo izakomeza izenguruke, nta na rimwe izategereza ko wegeranya ibitekerezo n'imishinga yawe. Nudashyira mu bikorwa, hari undi ucanye ku maso uzakora ibyo ushaka nta kabuza. Amahirwe ntabwo yizana, ahubwo araremwa. Numara gutera intambwe ya mbere n'iya kabiri, uzumva udatuje kandi uzakora amakosa. Gusa icy'ingenzi ni uko uri gutera intambwe. Tangira nonaha utera intambwe, n'ayo makosa ntaguca intege, kuko mu gutera intambwe urakura, ariko mu kudakora uhinduka igicucucucu cy'ubushobozi bwawe. Icya gatanu, karande ntabwo ibaho. Kwizera mu Mana gusa ukumva ko Imana yanditse ubuzima bwawe, cyangwa ko hari ibizakubaho uko byagenda kose, ibi bintu bituma duha ubusobanuro n'ibitabo ufite. Muri Bibiliya mu gitabo cy'Intangiriro igice cya 1 umurongo wa 28 haragira hati: Imana ibaha umugisha, Imana irababwira iti:
mwororoke mugwire mwuzure isi mwimenyereze ibiyirimo mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Iryo jambo tumaze gusoma riragaragaza ko Imana yaturemye mu ishusho yayo kandi iduha ububasha n'ubwisanzure bwo kugera kuri buri kintu cyose dushaka. Njye ntekereza ko iyo wanze kwikemurira ibibazo byawe ugakomeza gutakamba byonyine uba utazi Imana neza. Uzi Imana kandi akizera ko ari umwana wayo ntabwo yishidikanyaho, ahitamo inzira ze. Ingaruka z'izo nzira ni umusaruro w'amahitamo ye. None wakwibaza uti ese ibitubaho tutabipanze biterwa n'iki? Ibitubaho byose tutabigizemo uruhare ni ibintu biba byahuriranye. Gusa ikiremwa muntu ntabwo kijya cyemera kuko ari ukuri. Turikunda kandi ntitwumva umutimanama wacu nk'umuyobozi. Wari wabyuka ukajya ahantu, wajya kugenda ukumva umutima ukubwira ngo sigara, nyuma wajyayo ugasanga hari ikintu kikubayeho, unyuma ukavuga uti nyamara umutima wanjye wari wamburiye. Nibyo umutimanama wacu uratuburira. Dufata imyanzuro tukanakosa, gusa nta kibazo na kimwe kiri mu kwizera Imana mu buryo wowe wemera. Iyo ufite ukwizera bigutera akanyabugabo ko gufata inshingano ukarema ahazaza hawe, ukabisaba Imana, Buddha cyangwa se Allah bitewe n'icyo wizera. Iyi si yuzuyemo akavuyo, ariko nibwo bwiza bwayo. Zirikana ko ufite uburenganzira bwo guhanga ahazaza hawe binyuze mu byo ukora, umwanya ubiha no kwihanganira ibigeragezo. Numara kumenya neza ko nta muntu n'umwe ugenga ubuzima bwawe uretse wowe, uzagenga n'ahazaza hawe. Nta karandi baho, hariho wowe, imyanzuro ufata n'ingaruka zayo. Icya gatandatu, nta gaciro ufite. Uko wabifata kose, ukuri nuko ntacyo uri cyo muri iyi si. Igihe nikigera, buri kimwe cyose uharanira, buri kimwe cyose utunze ndetse n'icyo wishingikirijeho byose bizaba umuyonga nyuma y'igihe runaka. Abantu barahuze, bahanganye n'ibibazo byabo, barareba ibibareba, kandi ku bantu bose ubura aka episode kamwe. No ku bantu mukundana cyane, bamwe bagukunda by'indani muri aka kanya, uko igihe gihita bazareka kukwitaho no kugufata uko ubishaka. Ibihe byiza mwagiranye bizibagirana nk'uko nawe wibagiwe iby'abandi. Reka tujye mu rugero rwa politike. Mu mateka, abantu bose bafatwa nk'abanyabigwi ntabwo ari bo bagiye ku rugamba, ahubwo nibo babyungukiyemo. Kugira ngo ubyumve neza, amazina y'abantu bose bapfuye baharanira amahoro, demokarasi, ubwigenge no kwishyira ukizana, ayo mazina yabo yaribagiranye. Abo bantu ntabwo barwanye ku bw'inyungu zabo, ahubwo barwanye ku bw'inyungu z'abandi. Ntuzice ni itegeko rya 5 mu mategeko Imana yaremye kera, ariko mu mateka y'ikiremwa muntu, intambara n'urupfu nibyo business ya mbere yunguka cyane kurusha izindi kugeza n'uyu munsi. Kandi ababyungukiramo ntabwo ari babandi bari imbere ku rugamba, ahubwo abunguka n'abicaye ahatagaragara bacuruza intwaro, bagashora amafaranga mu makimbirane, ubundi bakikubira inyungu zivuye mu rupfu rw'abandi. Uwo muntu usanzwe ujya kurwanira abandi ahinduka ubusa buri. Ni igikoresho cy'abandi. Ibi niko byahoze, niko biri, kandi niko bizakomeza kugenda. Ariko ntabwo ari amayobera, ni ku isi iteye. Muri make ntacyo uri cyo ku isi mu gihe utari wimenyera agaciro kawe. Rero rekeraho kugerageza kubaho uko abandi babayeho, ahubwo utegure uko uzabaho. Baho kubw'indangagaciro zawe, apana kugenzurwa na buri wese. Hitamo ikintu kikubereye, ugikurikire n'umutima wawe wose, n'iyi si yose yakurwanya. Muri iyi si y'akavuyo itagira urukundo, hindukira umuntu ugira amahame ye bwitagenderaho. Ushakira amahirwe aho abandi bayaburira, ukoresha iyi si wubaka ibyishimo byawe, kandi uhanga ibituma ubuzima bwawe bugira igisobanuro. Ubuzima urimo bushobora kuba bukugoye, ariko ushobora kubuha umurongo nuhitamo kubaho ufite intego no kwita ku bifite akamaro kuri wowe. Ibi bintu nkubwiye birahagije ngo biguhindure umuntu w'ingirakamaro ku buzima bwawe n'ubw'abandi. Twagiye ku cya 7. Icya 7, ibitekerezo bya rubanda ni ingenzi cyane. Uko twabyirengagiza kose ni ingenzi, bigira ingaruka kuri buri kintu: akazi, umubano ndetse n'ubutegetsi.
Niba muzi amateka ya Yesu, bamujyanye kwa Pilato, Pilato asanga ari umwere, aravuga ati uyu muntu ndabona aringana, reka tumurike agende. Ariko rubanda kubera ko rwari rushaka kwapfa, baravuze ngo nabambwe, byarangiye bikurikijwe. Ni ukuvuga ko ibitekerezo bya rubanda bishobora kukuzamura mu bushorishori bw'intsinzi nka cya gisambo Barabasi barekuye mu mwanya wa Yesu, ariko byanakurimbura mu munsi umwe gusa. Ariko nanone reka nkubwire, iyi ni yukarite ya nyuma cyangwa agasigazwa ka nyuma wakwiringira. Ibitekerezo bya rubanda ni izindi mbaraga ushobora gukoresha mu nyungu zawe. Izi mbaraga zihabwa agaciro n'amarangamutima, ubwoba, ibigezweho, propaganda. Si ngombwa ngo bibe bifite agaciro cyangwa birenze. Abantu bapfa kuba babiharaye gusa. Abantu niko bameze. Uyu munsi banga umuntu bakundaga ejo kandi bagashimagiza uwo bangaga ejo hashize. Rero niwubaka ubuzima bwawe ushingiye ku nkuta abandi bagutekerezaho, uzitegure kuba inzirakarengane yako kavuyo. Ariko ndagira ngo ntege amatwi kuri iyi ngingo. Ibitekerezo by'imbaga nyamwinshi bishobora kandi birakwiye gukoreshwa. Ariko ushobora kujyana n'ibigezweho mu buryo bukungukira. Ushobora no kuvana intsinzi mu bintu bibi ukabyungukiramo. Ndagira ngo ufate ibitekerezo bya rubanda nk'igikoresho. Gishobora kuba intwaro yakurimbura, ariko ku rundi ruhande bikaba intwaro yakugira udasanzwe mu gihe wumvishe neza uko wabibyaza umusaruro. Ibitekerezo bya rubanda ni ingenzi kuko bigira ingaruka ku muco w'ibihugu, bihindura amategeko n'imitekerereze y'abantu. Wagakwiye kubyungukiramo aho kuba umuhombyi. Abantu muri iki gihe bari kunezezwa n'utu video dutoya kuri za TikTok, gusa ibitekerezo byabo n'amahame bigenda bihinduka buri mwanya. Wigerageza kubaho nk'abandi, aho gufata umwanya wikuko ibitekerezo by'abandi wabikoresha mu nyungu zawe. Iga kugumana icyubahiro cyawe, wige kwirengagiza abaguca intege kandi ibyo bakuvugaho bigira amahirwe. Iga gukoresha ibigezweho hano hanze kugira ngo ugere ku ntego zawe aho kuba imbohe zabyo. Icyamunane, uko wiyumva ni ikinyoma. Nitaye ku buryo ugerageza gukora ibyiza, ukiyitaho cyangwa se ugashimisha abandi, wowe uri muri uwo mubiri wambaye, ntabwo ubaho mu maso y'abandi. Buri wese, yemwe n'abagukunda cyane, babona uduce dutoya tw'uwuriwe. Babona twa tuntu tuborohera kukwibuka. Baha agaciro ibibanyura bijyanye n'uko babona ibintu, ibyo bakwitezeho n'ibyo baciyemo. Niyo mpamvu hari abantu bagukunda cyane, hakaba n'abandi bakwanga cyane. Bamwe bazibuka ineza yawe, abandi bakomeze kwibuka amakosa wakoze. Gusa hari n'abazakurwanya bitewe n'uko uri gukora ibyabananiye. Gusa ndagira ngo wibuke ko buri kimwe cyose umuntu agutekerezaho atari cyo kigena uwo uri we. Ibi ni ibyo rubanda bashingiraho bagucira urubanza, rimwe na rimwe ukarengana nta cyaha wakoze. Njye ndibuka igihe nigaga muri segonderi, umunsi umwe numva ndananiwe, njya kwaka urufunguzo rwa dortoir. Ngiye kuryama, mbyutswa n'induru y'abanyeshuri bagenzi banjye basakuza ko babibye ibikapu. Babajije umuntu wari uri muri dortoir, basanga ni njyewe kandi ndacyaryamye. Baravuze bati uyu muntu atuye hano hafi, n'ubundi ibikoresho kugira ngo abirenze ni umupango yahimbye n'ikinyoma cyo kugira ngo azaryamemo hano, agomba kubiriha. Mu by'ukuri ntabwo ibyo bikoresho nari nzi n'igihe byagendeye. Siriyasiri n'iyi saha ababyeyi banjye baragiye bishyura amafaranga. Papa yishyuye amafaranga y'ibyabuze byose, kandi n'iyi saha icyo cyaha sinigeze ngikora. Ariko narakizize. Bivuze ngo abantu bagufata uko bashaka bitewe n'uko babona ibintu. Ariko nawe uri kunyumva ujya wishidikanyaho. Uko wibona bigengwa n'ubwoba, kwishidikanyaho ibyo waciyemo, nabaragira ngo iki. Muri make birasa naho tutibona, ahubwo tureba ubwoba n'imipaka twiremeye mu bwonko bwacu. Uri umuntu uhinduka, uriyubaka kandi ukivugurura buri munsi binyuze mu byo ukora n'amahitamo yawe. Ngaho reka iyo minyururu yo gushindikanya, wigerageza kubaho uko runaka abayeho, wiganisha ibyishimo byawe ku wundi muntu kuko wamubura cyangwa agahinduka. Uko siko bikora. Abantu bazahora bakubona mu buryo bubanogeye, ariko ntibazasobanukirwa uwo uri we byuzuye. Akazi kawe si ukugerageza guhindura ibitekerezo byabo, ahubwo ni akazi ko kwiyitaho, ukaba umuntu mwiza kandi ku bwawe. Itegurira ubuzima uzahora wishimira, utagamije ubwamamare, ahubwo kubw'ubuzima bwawe. Icyanyuma,
ntabwo wihariye. Iyi si yuzuye abahanga benshi, abantu bakomeye n'abanyempano kukurusha. Gusa ibyo ni ibisanzwe. Icyo umaze kuri iyi si ntabwo kigenwa n'inzozi n'impano. Ibyo ukora nibyo bigwi byawe. Ushobora gukomeza kwizera mu magambo ya motivation ukiyaturiraho ibyo ushaka, ariko kudatera intambwe ngo ukore, uzisanga ukiri mu bandi bose bavuga ngo byaranze. Maze kubona ko abantu hafi ya bose nta kidasanzwe bageraho, bararota, bagashidikanya, bakiha impamvu, ariko ntibava aho bari. Ubuzima bwabo buhorana impamvu z'uko batagerageje n'uko bagitegereje igihe cyiza. Gusa igitangaje, intsinzi ntabwo ihira abafite impano cyane. Abahanga benshi bicara mu rugo ntacyo bari gukora, bagapfana ubutindi, mu gihe hari abantu bazi ko batarenze ariko bahinduka ibyamamare n'abakire kubera ko batagize ubwoba bwo gukora. Babonye amahirwe barayafatirana aho gutegereza igihe cyiza. Intsinzi ntabwo ishingira ku gukora ibintu neza, ahubwo ituruka mu murava wo gutera intambwe aho abandi bahugiye mu kwishidikanyaho. Ngaho rekeraho kumva ko udasanzwe kugira ngo wumve ko ugifite urugendo. Niwumva ko hari byinshi ukeneye kumenya, bizatuma wigirira icyizere kandi wihagarara. Witangira kuzana impamvu n'imwe, ntutegereze ko hari umuntu uzaza kuvumbura impano yawe utayigaragaje. Gusa niba hari amahirwe aje agana mu nzira yawe, yafatirane kabone nubwo yaba agukomereye. Ntabwo ukeneye kuba umuntu udasanzwe kugira ngo ube umutsinzi, ahubwo ukeneye kugabanya ubwoba. Icya 10. Ubuzima ni zero. Iteka duhora turi twenyine. Buri kimwe kidukikije ni akavuyo, nta n'icyo bivuze. Ushobora gukorera amafaranga amamiliyari cyangwa ukagira izina ridasanzwe, ariko amaherezo twese tuzapfa tugende. Ibyo twashatse byose bizaribwa n'abandi. Ntabwo buri wese azashobora kubaka ubwami bwe ngo bwamamare bikunde, ariko ndagira ngo umire uyu muti. Ubuzima butagira igisobanuro si umwaku, ahubwo ni ukubura ubwigenge muri wowe. Ntabwo ukeneye gukorera buri wese ibyo akwitezeho. Tunyurwa gake iyo tugeze ku iherezo ry'urugendo, ariko kuri kwa nyako ni uko umutsinzi agirira ibyishimo mu rugendo arimo. Gusa ugomba kumenya ko ubuzima bwuzuyemo ingorane, gutenguwa, uburibwe n'umubabaro. Ariko si ibyo byonyine bibaho mu buzima, harimo n'ibyishimo, urukundo, igihe tumarana n'abo dukunda, kuvumbura ibintu bishya bidushimisha, n'ishema rikomoka ku byo twagezeho. Ubuzima ntiburyoha ari uko burangiye, ahubwo buryoha mu rugendo rwabwo. Ntugategereze ko hari umuntu uzaza kuguhereza amabwiriza, ahubwo baho buri munsi nk'aho hari icyo uwo munsi usobanuye mu buzima bwawe. Baho mu buzima bw'ukuri. Baho. Muri kumwe nanjye Torosi, mwibuke gukanda like na subscribe. Iyi video wanayisangiza inshuti yawe imwe cyangwa ebyiri. Ntiwibagirwe kwishima. Amahirwe masa.